ni hadithi yaturutse kwa Abi Hurayra Imana imwishimire atubwira ko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yavuze aya magambo akurikira igira iti wallazi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم. إن حديث صحيح حديث yinziranenge muri hadithi z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam twigishwa kenshi kandi tubwirwa kenshi tunasoma kenshi, ariko ni hadithi ibikubiyemo kugira ngo bitugaragareho bibagake. Ibikubiye muri iyi hadithi bibagakeya. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu kugira ngo atwereke agaciro k'iyi hadith, atwereke agaciro k'aya magambo agiye kutubwira, yarabanje arahira kuri Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sibiyadi ndahiye kufite roho yanjye mu kiganza cye, ariwe Allah subhanahu wa ta'ala, la tadkhulul jannata, nta muntu uzinjira mu ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala hatta tu'minu, keretse mubanje kugira imani. Ni mugire imani nyayo, imani yamye. Wala tu'minu, nta nubwo muzabasha kugera ku rwego rwa imani nyayo hatta tahabu, keretse mubanje gukundana, mukagirirana urukundo, mukagirirana impuhwe, kandi mugakundana kubera lillahi subhanahu wa ta'ala. arangije arababwira ati awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum, ati reka mbagire n'inama. Rasul sallallahu alayhi wa sallam yongeyeho ikintu aravuga ati reka mbagire inama izatuma murushaho gukundana. Aramubwira bati faddal ya Rasulullah, arababwira ati afshu salama bainakum, muzajye buri gihe mwifurizanya amahoro hagati yanyu, muzajye buri gihe mwifurizanya ibyiza hagati yanyu. Niwifuriza mugenzi wawe kwabaho mu mahoro, ukifuriza mugenzi wawe kwabaho mu byishimo, ukifuriza mugenzi wawe kwabaho mu munezero, uwo mugenzi wawe nabimenya yuko umwifuriza ibyo byiza azagukunda, kandi nawe ntiwabimwifuriza utamukunze. Hanyuma nimuramuka mugeze kuri iyo daraja yo gukundana, muzagirirana inama z'ibyiza, murushaho gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma nyuma yo gutinya Imana muzinjira mu ijuru rya Allah. Nukuzangu wa Islam, ikibazo gihari kugira ngo tujye mu ijuru rya Allah, tuzahera hehe? Kugira ngo twinjire mu ijuru ry'Imana tuzahera he? Ntabwo tuzahera kuri Imana. Imana tuyishyira imbere. Ngewe ndumwemeramana, ngewe ndasari, ngewe nambara ingofero nziza, nge nambara umujitaniyo mwiza, ukaba ari byo ushyira imbere. Ibyo ngibyo nibyo bita haikal, nibikugaragaza, ariko umuntu ntabwo ari ibyo yambaye, umuntu ntabwo ari ishusho ye, umuntu ni umutima we. Umutima wawe rero niba utarimo kwifuriza mugenzi wawe ibyiza, kwifuriza mugenzi wawe amahoro, mugahura ukamusuhuza, mugatandukana ukamusezera, yaba arwaye ukifuza yuko yakira, yaba akennye ukifuza yuko yabona umutungo kimwe n'abandi,
yaba yapfushije ukamutabara. Ibi byose nibyo bigaragaza urukundo. Duhere mu kwifurizanya ibyiza abayisilamu. Ntihazagire umuntu wifuriza mugenzi we ibibi, ntihazagire umuntu ugirira ishyari mugenzi we, ntihazagire umuntu ugirira urwango mugenzi we, ntihazagire umuntu uhemukira mugenzi we. Ibyo nubyifuriza mugenzi wawe azakubonamo inshuti, kuko inshuti, Abanyarwanda baravuga ngo inshuti n'umwanzi ubamenyera mu ki? Ubamenyera mu byago. Wapfushije wamubonye, iyo ni inshuti. Warwaye yagusuye, iyo ni inshuti. Wakennye agufasha kuzamuka kugira ngo nawe uzamuke, iyo ni inshuti yawe. Assalamu, iyo tuvuze assalamu, abasobanura benshi baravuga ngo afshu salama bainakum, ngo muzifurizanye salamu, ya yindi yo kuvuga ngo assalamu alaikum, salamu alaikum. Ariko hari assalamu yo kwifuriza mugenzi wawe amahoro n'imigisha bya Allah subhanahu wa ta'ala mu mvugo. Hari na assalamu yo kwifuriza mugenzi wawe ibyiza. Rasul sallallahu alaihi wasallam mu yindi hadith aratubwira ngo al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslimu mwiza ni wa wundi bagenzi be bazagira amahoro, bakagira umutekano, bakagira ibyishimo, kubera yuko utabavuze, kubera yuko utabatutse, kubera yuko utabasebeje, kubera yuko utarambuye akaboko ngo bakubite, kubera yuko utabatungiye agatoki. Min lisanihi wa yadihi. Mujye muha abantu amahoro, mujye muha abantu umutekano, mukoresheje indimi zanyu, mukoresheje n'amaboko yanyu. Assalamu. Kibabaje rero nuko hari aho bigera ugasanga noneho n'abantu bagiranye akabazo runaka, umuntu afashe initiative yo kuvuga ngo nta nubwo uriya muntu nzongera kumuha salamu yanjye. Salamu yawe wayikuye he? Mu Islam wowe uvuga ngo ntabwo uzongera gutanga salamu yawe, wayikuye hehe? Wowe uvuga ngo ntabwo uzongera kwakira salamu ye, iyo salamu wanga kwakira uyiguhaye ko atari ye, wowe ubikura hehe? Umuntu akaba umunyabugugu akageza naho adatanga salamu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Salamu ni ya Allah, twategetswe na Allah. None turimo turana itegeko n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kuyikiriza byo ni itegeko, ni farada. Uramutse umuntu ayiguhaye ntuyikirize, ubona ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala. Imana tubira ngo فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. Ibaramuka baguhaye salam, bagusuhuje mu ndamutso y'amahoro ituruka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, muzayikirize kandi muyikirize neza, muzanayikirize birenze uko bayibahaye. Iryo ni itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe, niba tutifuriza bagenzi bacu ibyiza, niba tutifuriza bagenzi bacu amahoro, niba tutifuriza bagenzi bacu umunezero nkuko natwe tuwifuza, niba tutifuriza bagenzi bacu kubaho neza nkuko natwe tubyifuza ko byatubaho, tumenye ngo ntabwo tuzapfa dukundanye abadan. Hatta tahabu. Abantu kugira ngo binjire mu ijuru bagomba kuzabanza bakanyura mu kayunguruzo k'urukundo, bagakundana, kandi bagakundana kubera Allah subhanahu wa ta'ala.
hubbu fillahi no gukundana kubera Imana, la li hubbu limaslaha, ntabwo ari gukundana kubera inyungu. Abantu bakundana kubera ibyo baprofitanaho. Ukunda shobuja kubera yuko ari shobuja nyine aguhemba. Ugakunda umujirani wawe kubera yuko uzi icyo umukuraho, akwigisha imodoka, akwigisha imashine, ukaba umukundira icyo ngicyo. Ugakunda mugenzi wawe kubera yuko saa sita yose igeze arakugati fadal dusangire ibya saa sita, ukamubwira ngo uramukunda. Ntabwo dukundana urukundo rwanyarwo rwo kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Urukundo rwo kubera Allah ni urukundo ukunda al-kabir was-saghir wal-faqir wa al-ghani. Urukundo rwanyarwo ni urukundo ukunda umukire utamuprofita ibyo afite. Urukundo nyarwo ni rwa urukundo umukene utamuhora uko yabaye, uko ubukene afite. Urukundo nyarwo ni urukunda umukuru ukarukunda n'umutoya, utabarobanuye ngo uri yarashaje ntabwo akiri mu bantu mu bandi. Mpaka n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaratubwiye ngo abantu barindwi izashyira mu gicucu cy'ubwugamo yawmal qiyama, harimo abantu rajulani tahaba lillahi, abantu babiri bakundanye kubera Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Aba bantu Imana izabashyira mu gicucu yawma la dhilli illa dhillihi, umunsi hatazaba hari igicucu uretse cya Allah. Abantu turakundana, mubona abantu dukundana nkuko twakagombye kuba dukundana abayisilamu. Iyo mupimye urukundo rw'abasaza ba kera, rw'abasaza mu gihe cyabo, iyo mupimye urukundo rwa basogokuru bacu, mugapima n'urukundo rwacu kuri iki gihe, musanga dukundana kubera Allah. Dukundana kubera Allah. Ibyo byose twari turi kuvuga hano, abantu baba bakundana kubera kubiprofita. Kera abantu babitangiraga ubuntu. Umuntu yarakubiraga ati abasore, ugasanga abasore muri quartier bose bizi imodoka bayigishijwe n'umuntu umwe kandi ntabwo yigeze abaka igihembo. Ubu ngubu niyo ubwiye umuntu ngo arakubwira ati banze urebe ukuntu bigenza. Urukundo ruri he? Kera abantu bagiraga amasambu bagatuza abantu bakabwira bati muze mukati bibanza hariya muturi, abantu bagatura bakabaho nta kiguzi, ari ukubera urukundo bakuze kubera Allah. Ubu ngubu biri hehe? Kera abantu bajyaga gufungura bagakingura imiryango kugira ngo uwo ari we wese yinjire aze basangire akabisi n'agahiye. Ubu ngubu abantu basigaye bajya gufungura bagafunga. Kera wasangaga ingo zimwe z'abayisilamu ziberamo abantu rimwe na rimwe utanamenye naho baturutse. Umuntu akavika ntaranja akaza kwa muzee fulani akibera aho ngaho, akarya akanywa akoga agafura akabaho muri ubwo buzima. Igihe kikazagera, niba ari umukobwa akarongorwa akamushyingira, niba ari umuhungu bikarangira gutyo gusa. La nuridu minkum jazaan wala shukura. Ntakubwire ngo mpemba, ntakubwire ngo nyishyura ibyo nagukoreye kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Ubu ngubu biri hehe? Ni bangahe dufite bakora ibyo ngibyo? Urukundo dufite ruri hehe? Abantu ntabwo bagikundana, ahubwo abantu bageze ku rwego rw'ishyari, al-husda wal-hiqd wal-nifaq. Abantu bageze ku rwego rwo kuryaryana, akanakuryarya atagukunda, akakwereka yuko muri kumwe, yagera ku ruhande akavuga ati muzehe uriya nta kigenda, sasa ebana imamu uriya nawe nuko nta kigenda, kube akakuryarya kwereka yuko mukundanye.
Mwenyezi Mungu yaravuze ngo abo bantu fa idha laqul ladhina amanu qalu amanna, iyaje akakugeraho akwereka imani, wa idha khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum, yagera ku ruhande ageze mu bundi bu shaytani bwo ku ruhande akajya yerekana ko yibereye kumwe n'abari. Urukundo rw'Islam, urukundo nirwo ruzamura imani. Twongere tuvugurure urukundo, tuvugurure impuhwe, tuvugurure ubumwe, tuvugurure ubuvandimwe. Bitari ibyo ngibyo uzaza usari kenshi cyane amaswara menshi, sijida ibe ndende cyane mu gahanga, izindi zikumare ku maguru, ariko uzasanga yawmul qiyama utarigeze ugira urukundo ntacyo byakumariye abadan. Uzasanga ntacyo byakumariye. La tadkhul, ntabwo tuzarijyamo. Gerageza byibura, gerageza byibura, ugerageze wishyiremo yuko ugize impuhwe, ugize urukundo. Umugaragu w'Imana wese ubonye, ikiremwa cy'Imana cyose ubonye, ukigirire impuhwe, ukigirire urukundo, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala uzagende uzamwicyuze. Rasul aratubwira ngo irham man fil ardi yarhamukum man fis sama, gira impuhwe n'urukundo bigirire ibiremwa biri hano kuri iyi si ya Allah. Yarhamukum man fis sama, uri mu kirere nawe azakugirira impuhwe n'urukundo. Rimwe na rimwe hari ibibazo duhora tubwira Imana, tukavuga ngo Imana ntacyo iri kutumarira, ntacyo iri kudusubiza, nyamara ahubwo impamvu tudasubizwa ari ukubera uko natwe twitereye. faman kana fi qalbihi khaliyatun min mahabbati Allah, uwo ngo muzasanga mu mutima we nta kantu kibereyemo ka mahabba yo kubera Allah. Ntabwo ari mahabba, ntabwo ari rwa rukundo rwo kujya gukora ibyaha. Uwo muzasanga mu mutima we nta rukundo rwibereyemo rwo kubera Allah, uzamenye ngo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ntabwo amushyira mu bantu be nawe akunda. Kugira ngo twinjire mu ijuru abavandimwe b'Islam tugomba gukundana. Kugira ngo tukundane biryohe tugomba kubanza tukifurizanya ibyiza, tukifurizanya amahoro, tukifurizanya ubuzima buzira umuze, umutekano. Niwifuriza mugenzi wawe ibyo ngibyo nawe azakwifuriza ibindi. Nabikwifuriza muzahura muganire kuri ibyo byiza, muzaba inshuti. Nimuba inshuti muzaba mukundanye, nimukundana muzajyana gusari, muzajyana gutanga amaturo, muzajyana hijja, muzajyana hehe, muzaba mufite imani. Imani nimumara kuyibona tadkhuluna aljannata salimina, muzinjira mu ijuru mu mahoro no mu mutekano. Abatubanjirije hari ingero nyinshi abatubanjirije bagiye baduha, batwereka. Aho bagiye bagaragaza urukundo nyarwo, barugaragariza na bamwe mu bantu batanafitanye n'isano. Urwo nirwo rukundo. Twe niyo ugiye kureba uwo mwagira nicyo mufasha, mureba ngo wa wundi ngo wa hafi, ngo mu muryango mukazana dalili zitabaho zimwe zacu, ngo igiye ngo kurisha ngo n'ubundi ngo hera ku rugo ngo na ibyo n'ubusambo. Ibyo ni ugushaka kuzana ibintu bisova abantu. Ariko Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala arakubwira, Mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngo isna al ma'ruf liman arafta wa man lam ta'rif. Uzakorera neza, uzi ukore neza n'utazi. Ntabwo kujya gukora neza ari ukuvuga ngo tugomba ngo kubanza tukareba twebwe ngo tukireba. La, ukeneye ubufasha mufashe. Mwaba muhuriye mu muryango, mwaba muhuriye mu gihugu, ku gihugu, mwaba muhuriye mu idini, mu myemerere, icyo usabwa nuko icyo wakoze cyiza wagikoreye ikiremwa cya Allah subhanahu wa ta'ala, nta kindi.
Umayya yafashe Bilal ibn Rabah aramutesa cyane, amuhanira icyaha kidakwiriye guhanwa, amuhanira yuko yemeye kalimatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amemuadhibu sana kugeza ubwo Bilal yarageze ku rwego rwo guhinduka k'umubiri we. Umubiri we utangira guhinduka, amaraso atangira kwipfundika mu mubiri we, aho amwe mu mabuye bamugerekagaho n'umucanga bamuryamishagaho, iyo bamwuburaga bagiye kumuhindukiza wasangaga haje ibintu by'umukara, kubera adhabu bari kumuha, kubera ko yemeye Imana subhanahu wa ta'ala. Abenshi barareberaga bavuga ngo Bilal noneho baramuhanye nta bakira, abantu bakarebera gutyo gusa. Urukundo ruke, umuntu ari mu kaga, umuntu arimo arahura n'ibibazo, umuntu arimo arahura na mutihani, aho abantu bahagurutse ngo batange ubufasha, abantu bakarebera gutyo gusa. فعلم ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر arabimenya, Abu Bakar Siddiq arabimenya. Amaze kumva rero yuko ibintu byakomeye cyane, umugaragu w'Imana bari kumuhana, bari kumutesa, ari we Bilal, yaragiye ajya kwa Umayya aramubwira ati ya Umayya, nyemerera uyu muntu umumpe mwigurire mujyane. Umayya amuca amafaranga, arayamuha amafaranga ananaciriritse. Amaze kuyamuha, fashtarahu bimabulaghi basit, amugura ayo mafaranga makeya. Waqala, aravuga ati wallahi law talabta fihi 100,000 la a'taytuka iyaha. Iyuza no kunyaka 100,000, ibihumbi 100 by'amafaranga y'icyo gihe, iyuza no kunyaka ibihumbi 100 la a'taytuka iyaha, nari kuyaguha nayo, ariko umugaragu w'Imana nkamujyana. Aramwishyura, aragenda, خلاص. Amugejeje hanze aramubwira ati ya Abdullah, mugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala, lasta akhi fi salb, ntabwo wowe uri umuvandimwe wanjye mu nda, nta nubwo uri umuvandimwe wanjye wa hafi, lakinna, ariko yakfina, biraduhagije kuba uri Abdullah, uri umugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala, nguhaye uburenganzira, genda wibereho uko ushaka, kandi ntabwo nzagukurikirana ngo nkwishyuze ibyo nagutanzeho. Bangahe dusanga barahuye n'ibibazo bikomeye cyane, twakagombye kugira icyo tubafasha nitubafasha. Bangahe amadeni yishe, azana kanakubwira ati wangurije ibihumbi 10 nkavarukana n'uriya muntu, ntugire icyo umukorera, urukundo ruri hehe? Bangahe dusanga bari mu bibazo by'ubuzima, bangahe dusanga bagambanirwa, ntugire uruhare mu kuvuga ngo uyu mugaragu wa Allah agomba kugira gute, agomba kurokoka. Wani Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Ejo bundi ku gihe cya Imam Malik na Imam Shafi'i, urundi rugero baduha, baratubwira ngo wa fi marad al-Imam Ahmad ibn Hanbal maradan shadida. Imam Ahmad ibn Hanbal yararwaye, araremba cyane. Amaze kuremba, fazarahu al-Imam Shafi'i, Imam Shafi'i ajya kumusura. Imam Shafi'i nawe bari inshuti, ajya kumusura, aragenda aramusura. Falamma ra'ahu maridan hazana huznan shadida, amubonye arwaye, abonye ukuntu arwaye no kuntu ameze, agahinda karamwica cyane, kica Imam Shafi'i kubera inshuti ye yagize gute, kubera inshuti ye yarwaye. Arangiye famarida min maradi habibihi, nawe ararwara, ahita arwara kubera kureba ukuntu inshuti yirwaye, nawe ahita aremba no kurusha Imam Ahmad, ararwara cyane. Kureba mugenzi wawe arwaye nawe ukarwara, urwo nirwo rukundo. Kureba mugenzi wawe ababaye nawe ukababara, urwo nirwo rukundo rwo kubera Allah. Kureba mugenzi wawe afite ibibazo ukabimufashamo, urwo nirwo rukundo rwo kubera Allah. Hanyuma ararwara, amaze kurwara,
Imamu Ahmad aratubwira ati araftu bimaradihi, namenye yuko inshuti yanjye nanjye yarwaye. Imamu Ahmad yararwaye ameze nabi, aza kumenya amakuru yuko mugenzi we waje kumusura nawe yarembye, kandi yarembye kubera yuko uko yamubonye. Ngo maze kumenya uburwayi bwe, fazultuhu, nanjye nagiye kumusura. Njya kumusura nkambakamba meze nabi kubera ukuntu nari imeze, kubera uburwayi. Agezeyo baraganira. Mu bintu bya mbere baganiriye yaravuze ati marida alhabibi fazultuhu famaritu min asafi alayhi shufiya alhabibi fazarani fashufitu min nadhari ilayhi. Aravuga ati inshuti yanjye yararwaye ndayisura, nyisuye kubera ukuntu yari imeze nabi nanjye mpita ndemba. Shufiya alhabibi, inshuti yanjye ihita yikaza iroroherwa. Fazarani, iza kunsura. Fashufitu min nadhari ilayhi, nanjye mbasha koroherwa kubera ko mubonye. Barahaguruka baragenda. Rukundo nyarukundo. Gono rukundo nyarukundo. Ingero ni nyinshi cyane twavuga bukira bugacya, ariko icyo nababwira abayisilamu, tugerageze dukundane kubera Allah, tugerageze dufashanye kubera Allah, tugerageze tugirirane impuhwe kubera Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ahasigaye ibyo twifuza ku Mana nayo izabiduha. Irham man fil ardi yarhamukum man fis sama. Mugirire impuhwe abo mubana nabo hano ku isi, ibiremwa by'Imana mubana nabyo hano kuri isi. Yarhamukum man fis sama, uwo mu ijuru nawe azabagirira impuhwe kandi abagira urukundo, abahe n'ibyo mwifuza.